Nizere kangahe gabanye sawa urugo rwanje nakubwiye ngo iki Bikira Mariya nakubwiye ngo iki uziko ibintu usigaye nkwera bisigaye bituma numva ndimo kugenda ibiganiro mwaganiraga tubiganire twese turi kumwe sibyo sheri wanyu baby yes kumkunzi ntabwo wakumva ko nishimye kuba twirirwanya mu rugo dore murambe gusaba ukabura umwanya nanjye nishimye mugabo mwiza ntabwo tujya tubona umwanya wo guhagarara muri garden yacu ngo turebe ukuntu Imana yatugiriye neza irasana neza mukunzi ubonye ukuntu yabaye yabaye neza cyane rwose buriya amacari nirukanka ngiye mu kazi simbonye umwanya wo kubyitegereza neza ariko ndabona bimeze neza ndumva nishimye ko mboneye umwanya tukaganira nka famiye ese ukazi biragenda ku kazi biragenda ese ujya bivuga ko mukunda shahane ndabizi pe ariko nanjye urabizi ati ndi umutima wanjye vrema singira yumbwira iryo jambo se undi muntu nzababona n'uwo ari we wese kabone ubwo abagerageza kureba zata nica umwana w'abandi urabizi ntabwo nakwanga urabizi ko uri marayika wanjye se thank you uzi iyo ndi kureba abandi bakobwa mu muhanda bamubona bameze nk'amahene nke sinyambasha kubitegereza ariko iyo nkubise ijisho niyo kwa kundi ubutashye ngakubita nk'ijisho ngakureba bikamva amashanyarazi aturutse hasi akazamuka mu mutwe oya nawe avugana ibyishimo byanjye biratashye thank you ako nanjye nyine mba numva watinze gutaha iyo navuye mu kazi imbere yawe mba mfite irungu gusa ndagukunda mugabo mwiza sheri siko najye nibuka ubuzima nabagamo nyine umusore tutarahura nukuri sinyambwibuka gusa uyu munsi ugomba kunyitaho nk'umugabo urumva byiza bya mbere wabikoze banekeye akacyayi karyoshye kuba urakumva ugomba kunekera mu kanya turagera muri twogane duhita tubiruka kera mu kwabuki sibyo ubundi ntanjye muri kuri ngiye kukwitaho sheri yego nukuri nari mbirwaye nanjye nari nkumbuye kukwitaho sheri nari nkumbuye gusangira nawe ka breakfast numvaga nkumbuye cyane akuzi ko ukiri mwiza thank you sijya bona umenye ko byitegereze ko akiri mwiza rwose ukiri nk'umukobwa w'inkurambagiza aracyari keza cyane ahubwo byo nabyiyongera oya nawe abandi bakobwa bagera mu rugo bagahinduka erega sheri rega umatakeya aho ngushakiye ndakubona why not natamera neza ariko abandi bagabo babayeho batera icyo kibazo cyo nyibaza abaturanyi bafite umugore mwe wanjye thank you honey like you be strong to hold the powers of the sun to dream believe in strength now I'm the only one until I broke the rules, my life destroyed. A life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Bien. Can I be your superhero? uyu munsi ndava mu kazi kare nze tuganire tugire n'ibihe byiza uzi icyo ngenze
banza ugire gutya nkubwire ndagutekera twatona ukunda uri kubeshya ni ukuri nese uragira hano ryari kare ndataha kare urazi kwananga njye ufite umugore pe sherezo ntumbeshye ntabwo nkubeshya mugabo mwiza sinumva Hello, morning. Hello. Bakeye neza. Tumeze neza. Umeze gute wowe? Ya, nanjye meze neza. Ya. Urakomeye. Itese akazi ko utari kuza. shandaza mu kanya nari maze kwitegura Okay. Nze kugucaho se nkuko bisanzwe. Uze kuza. Okay. Bwana se muri kumwe ra? turi kumwe mu gusuhuze Ya, mume nta kibazo musuhu. Hello. Hi. Hi, how are you? I'm fine. Meze neza se? Ya, meze neza mwebwe. Natwe isaha biragenda kabisa. Ahubwo se ijoro ryashize ko nari ko madamu mucyura. Ukaba utamuzanye byagenze bite? Ya, urumva ejo ari gahunda nagize. Nagiye mu ntara. Ya, biba ngombwa rero ko musiga mu kazi. Ejo kuri mu ntara ntinze. Niyo mpamvu ntamukiwe. Okay. Ariko byagendaga nta kibazo. Ya, byagendaga nta kibazo. Nawe twari turi waje gufata ka breakfast ka mu gitondo ariko nawe mu kanya arabaje. Ya, birumvikana maho ugomba kugafata. Ya. Ya, madamu wawe n'umuntu wanjye mu kazi, mbese ko umuntu dukorana akazi nkumva ndi safe. Ko agakora neza cyane urumva yambereye inshuti mu kazi cyane. Niyo mpamvu nawe byashimishije kuba twaramenyanye. Ya. Aya nibyo kabisa tuba tugomba kubana nk'abavandimwe. Mba bibona ko kabisa nawe yishimira akazi akora kubera ubanza ariko muri inshuti cyane. Aya niko bimeze tugomba gukipinga friendship. Cyane rwose. Cyambere n'ubushuti n'akazi kagenda kunganira. Yes. Nibyo kabisa. Rero kambareke mufate yo breakfast. Ya. Turahurira mu kazi mu kanya. Sawa merci. Urakoze cyane. Nawe araje. Sawa, thank you sir. Sawa. naguhaye promise Nuza kumurindira ngo ngere kugucyura akaza agatindayo. Ubwo nzi kugendera. ntabwo ari buze gutinda Sure. sibyo Siko umuntu uvagira gahunda ze zose uzizi. hani ntago rega umuntu dukorana bakubwira umuntu w'umugabo ashaka kugira gahunda zitandukanye ariko nanagira gahunda zimutunguye zishobora gutuma agoma uze kugerageza uzi sibyo ni promise mukunzi ngomba kuza gutaha ngasanga umugore wanjye yiteguye nk'umugabo sibyo sheri nibyo mukunzi oh thank you ndagukunda ndagukunda Hadi kuna kaza nziri mu cyumba yego okay sonari ngamba rimwe tugende Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength now. Yesu wangiteko wewe wimana yanshimye cyane suwe makuru ya musaza wanjye nuko ntahita kumuvugisha Turanyita none nimba ari mu kazi My brother. Hi, my sister. Umeze neza se sheri? Shameze neza. Ese umva nkubaza. Iyo icyumweru gisha utaramvugisha aba umeze neza? Shamba mubwire ndandi bategera skeleti zo mu rugo na madamu urabizi. Reka ibyo umenye ko umuntu ashaka ibintu bihinduka.
ariko ntabwo wakibagirwa umuvandimwe so ntabwo uba wibaza ukuntu mbayeho humura ndetse ndamutekerezaho ushobora ndamutekerezaho cyane ubizi warashatse uranyibagirwa rero neza neza hoye ntabwo nakora ibyo basabye kukwibagirwa ndetse ari mushiki wanjye kigaragaza iti mama akora abantu bana ntabwo arimo mva ndi nkumirega napfunduye n'amabere ndagutereza ndabizi urakoze bwiza njye nkumi ubu ngubu ntabwo ndi gushaka kujya hanze ujya hehe kwa teganya uzibeshye ninza kugusura nzabikubwira ati utegereje kugira ngo ubukeretse hari ibintu mufitiye ibiheze ibihanza byawe bipfuye kereka numva uzama imodoka n'inzu ya kabiri nta kibazo ariko uba uzagenda sawa sheri najyana ushaka imodoka nawe uko bisi sawa merci sheri utsurize bersere ndaje mbipanga ukuntu nza kubasura muri iyi minsi cyangwa muri no mu rugo oya nyine nagiye mu kazi nawe yari yagiye none se utashye ntiwambwira nkaza kubareba nuko ndabukumbuye sheri nta kibazo ndaza kuguca mu twari cyangwa se uze kuza ntari wowe umbwira umva ndi mu rugo ndimbura mukuru oya ho mwana ndaza kukureba ndagukumbuye mami sawa sheri ndagukunda ndagukunda my sister umeze neza sawa bye Umva narakubwiye ko iriya company ntabwo twayiha deal. Amafaranga basaba na service batanga ntabwo bikunda. Shaka abandi cyangwa ubivemo byose ntabwo ibyo ngibyo byashoboka. Nabivuze kandi ntabwo bisubiramo. Ntabwo ndi kugusanga kugutegeka. Vuba vuba. Umpe igisubizo mu kanya. Hello? Abantu barisha umwanya. Ibise kandi bariga. Ese ubwo wagiye kumpamagara ndi ku kazi we ubu bambonye ko banyica. Sha ntabwo ndi bugeyo kuko nta modoka mfite. Yiguri mu kinamba ngo we nawe ni mu igaraje wakoze. Iri mu igaraje yapfuye ntumba zirimo iragenda bura ntumba ikintu yabaye. Sha I'm sorry kabisa ntabwo najya gutega amakabo muri rino joro. Right? Wewe uza kugenda umuhagarariye boss wanjye. Nge ntabwo ndi buze kugeza ninkoresha imodoka. Ntabwo rwose na imagine ibaziko mu gitondo naje kuri moto. Naje kuri moto byari bishimishije nuko ntari nyiherutse. Yeah. Wowe ugenda umuhagarariye ntari bitongeye ubwo nawe ubutaha. Okay. hanyuma nyine mva boss ahita aza amwereka ibintu byose shani nari mfitemo amakosa umva sinzi ngo Sam yavuye he niba njye nsohoka kinjira simbizi pe sinzi ukuntu byaciyemo sinzi inzira arankosora irangira inama mu kazi arambwira ati bigenda gutya na gutya nyine ubu ngubu sha byagiye ku murongo si umwana mwiza hani kutavuga kumeze gutyo baby nashakaga kugira ikintu mubaza ariko ntubifate nabi nta kibazo mbaza uriya mu boss wawe ni Sam uko tuganiriye ni Sam uko mu gitondo telefone za Sam no guhamagara ndashaka kumenya ngiye umuntu arimo kanzu kandi sinjya mpfa kwibeshya sibyo impamvu njye mbikubwira bebe mbere yo kujya gukora hari
ntabwo nyitaye uko nahandirega batabonaga abantu bakugirira neza nesa ntabwo njye nkwitaho ntabwo nkwitaho hari uko nagira singutekera mu gitondo nyine wivuga nabi ntabwo nkwitaho ibintu byose nta na kimwe nkora ibintu nkora biciye amazi nibinenga amatwi ese kuki utanyizera umva nkubwire nyine kubera icyo utanyizera ukeka ko mucitinga sibyo nari ndi kuvuga wari uri kuvuga ibiki ese bebe njye mbona ikibazo ngiceceke ikihe kibazo uburyo mbanye na Samu ntabwo ubizi si inshuti ya famiye ku buryo se uri mu biganiro byanjye nawe iteka ryose ku kazi uri kumwe na Samu mu rugo umbwira Samu azava mu biganiro babarira Samu ni inshuti ya famiye urabizi ikindi kandi urabizi ko nakiri ikintu mpanga na Samu ntabwo unyizera ese ubona nagukunda umva nkubwire ntabwo nigeze makana kutankunda ariko nanjye ngomeje kuba mu rujijo uruhe rujijo sinza nkakwitaho ntabwo nkuho urukundo rukwiriye sheri mva nkubwire umva nyine mubwire mbabarira ubu mbabaje pe ntabwo nkwitaho okay sorry basi mumbajije ubusa ariko hagati y'abantu babiri bakundana iyo umwe agize ikibazo agomba kukibaza mugenzi we kugira ngo ibibazo bikemuke nagomba nkubajije kugira ngo tubwirane nabi sheri ntabwo naguca inyuma si ubizi none sibyo kubabaye ntabwo ari ukubabara sheri nakaba gaciyemo umusore ubundi nta kintu cyakabaye kitwicira umubano tuba dufitanye ibyishimo cyane ntukakeke ibyo bintu pe kandi urabizi ndagukunda sibyo ndagukunda cyane like you, be strong to hold the powers of the sun. uriya mu finance manager ntabwo yari yavuze yuko liste y'abagomba kongezwa umushahara uzasohoka kuri 6 yego byari kuri 6 ariko nabonye ko hajemo impinduka ntazo nabonye ntabwo nazimenyesheje ntabwo wabibonye gusa bizakemuka ntabwo nkunda rero abantu bahindura buri kantu kose bagahindura none ikibazo nta nubwo bavuga ngo bavuge batanga amakuru ariko n'umudini hahandi tuba tuzayamenya urabizi Good morning, ladies. Good morning, sir. Good morning. This is for you. Oh, thank you. Oh, wow. Okay. Ntabwo nahise ko hano mbana na couple ntabizi. Mume ku makuru. Ayaye makuru. Ko dukorana hari ikindi. Okay. Ese ko mbona uyu nguyu we yambaye impeta wowe yabiri. Ko ntayo mbona. Impeta se impeta rega buriya nta n'ikibivuze. Impeta buriya ya mbere ni ku mutima. Oya. Guys. Utangiye kutwinjira mu buzima bwite. Haverekera. Gerageza rekera. Oh. Mind your business. Okay, nago tugutongana. Ntabwo turi gutongana. Ahubwo se nta kuntu wavuga ibintu bijyanye n'ubuzima bwawe. I was just asking. Hari ikindi waze? Icyo udakoze ni iki? Kwinjira mu It's buzima. fine. Ladies, hold on. Nta gikuba cyacitse. Ndimo ndacerebra inkundo hano ndi kubona imbere yanjye none si hano ndi kubona utubizu hano ndimo ndabona indabo so nari ndi kwibariza umwe nabonaga yambaye impeta undi nkora ntawe yambaye Mana yanjye ndagusabye bibe ari ibyuye niba amaraso uko amaso yanjye bireba uko njye mbibona mbona ari ubushuti busanzwe ariko umutima wanjye ukomeza kundya ukambabaza numva ko hagati ya buriya bushuti mbona busanzwe hari ikindi kintu kibyishimo Mana yanjye nsenga ntinginze ndagusabye urugo rwiza ngusaba umugore mwiza ndagusabye umugore wanjye ntazigera nkora n'ibyo ndi gutekereza ko byaba ari byo kuko amagambo avuga ahuza amusanga
nicaye mu rugo Samu kuva mu rugo Samu ntagishaka no kumvuga mu nkuruzi kandi ubwo mbere twaganiraga nyine bagavuga avuga ibyiza mukorera avuga uburyo mwitaho ariko ibyo byose sinzi baza atakibibona ngo Samu yansinyiye Samu yamuriye poroje Samu we Samu mu rugo rwanjye Mana yanjye nsenga ndagusabye ndindira urugo ibintu ndi gutekereza cyangwa biri mu mutwe wanjye nibiba ari byo kuko umugore wanjye ndamukunda cyane ntabwo nabasha kubaho ntamufite Mana yanjye ndagusabye mfasha How? Gute se ubu? Hold on. Never mind to be honest. Afite umugabo kandi urabizi. Great, kubizi. Ako birakubabaje? Birakubabaje? Kubera iki byambaye? Birakubabaje kuba mu bantu bose dukorana n'inge bazana indabyo. I see. Ladies mureke iyo. Ndawuzi ko imwe kamwe kagura 500. Kubera iki batakaguhaye? Nako nyene mwakoze. Ahubwo mumbwire. Congratulations. Hello guys. Roxanne. Kaduhamagara abantu bazaba baserebe. Please. What? Ahubwo mumbwire mugeze kuki. Tuze mu kazi kacu niko kaduhuza hano ibindi ubireke sibyo? Ibintu byumvikana. Well, it's okay, it's fine. Mbona yabyishimiye? Ahubwo tubwire raporo bigeze he? Imashini yanjye se Business iri gutera imbere. Zana imashini turebe. Baca umugani ngo habaho vugana ziba ubona zibye. Of course ugomba kuziba kuko nta Jesus. Ese wowe hari umutima mubi dufitanye? Oya ahubwo nyine bitewe n'ukuntu uri kwinjira mu bintu bitakureba birimo biratuma nshaka kugutinda. Sorry ma, sorry. Shofe, meze neza? Uza kunyuza tumwe sanse dutaha cyangwa tunywa tugenda? Tuvuye. Ada? Umvangize muri karitsiye z'iwanyu. Ngiye kwagera nyine. So kumana. Mfite musaza wanjye tuvukana hano nakasa muto. Swakatira hano gutya. Ngakatira hano tukahita tugenda gutyo. Karibu. Hello. Yego kumane yanjye. Karibu narimbizi karibu. Thank my brother. Ndahitse kira mu. Haguka mani tuvuze. Atuza n'icare ku kigo barumesha umuti. Ditahira. Ndagufite inkuru nshyashya. Hobe. Hobe abiwa. Ariko ageze basugaye kwicara gatuganye. Nese umurete wanje bihe na sata. N'ibintu niriwemo ntabwo wamenye ibyo ari byo ayifata ndabizi ni ntayifata ntabwo bwaniriza irekere hano ndabizi nuyifata uretse ujya mu kazi umeze neza basubize kubicokoza udasiba amafuteji y'abandi yo ku kazi ayo siba oya nta modoka yo kazi ndimo nayo siba irekere hano ndabizi ndetse nyigweza usibye ibyo bintu ntabwo nindarika niyo bakugurisha bakakumbereza ntabwo nakwemera kuko bino bintu biri mu hano banezamo cyamunara iyo bari guteza cyamunara tuvuge urugendazi bahera kuri miliyoni tuvuge nimba bashaka icyo kintu bashaka bagishakira miliyoni 10 urumva
bahita bahera nko kuri 5 wajye ujya asinaga mujye mwakira abashyitsi urumaze umwanya pe ntacyo cyo kurya uraka urumaze umwanya ntacyo cyo kurya uraka uyu munsi wari muremure cyangwa no kubera uriya mugore ese ubundi uriya mugore yantukiraga iki kuko mbajije se ka kubera ko mbajije ko afite umugabo akaba ari gukundana muri ofisi kuko mbajije the lover boy ko bakundana wonders shall never end. Nibaza ko atari byo ndimo ndatekereza. Anyways, what do I know? I'm a single lady. I am not searching. So I don't know anything about relationships, I beg. Sam, wakoze cyane, wakoze kuma indabyo, nabikunze, wakoze cyane. Kandi ikindi urakoze kungeza mu rugo, nukuri umwana mwiza pe. Umureti, fanta, icyayi, ibyo byose bivanga. Ikiboneka mbere ko ari cyo dushira. Kore bishekeze. Uzitemera iki bisheke? Iki nakarere. Kandi nakubwiye n'ibindi byose nzabigukorera, sibyo? Nakoze cyane. Ngaho rero nyine reka nahe kandi wakoze no kuri kongeza mu rugo. Musezera? Oya. Kame murabona ko turi mu rugo? Ko nta muntu uri hano. Oya. Erega urabizi ko mfite umugabo kandi ikindi noneho turi no mu rugo. Ihangane ahubwo reka. Kwari kugusezera, c'est pas grave. Use cyangwa mushobora kuba mufite kamera hafi ziri kutureba. Nago nuse wabwirwa niki nago wapfa kubimenya. Okay, it's fine. Ntakibazo. Okay. Kiri joro ryiza. Reka gusezere basi. Just one kiss. Sungu. Okay, basi vuba ariko basi. Ibaze kamera yahangaye mfa samurakoze cyane. Joro ryiza. Nawe joro ryiza mwa. Ushaka umugore wumva umeze gute? Nyine mba numva nduhutse akavuyo kawe wanezaga, mba ndi kubona umugore wanjye, mba nuje, urabizi ko nawe. Ese urabizi ko Karayesi bamaye igipapuro kiremera ko nagize. Urubuza zise? Nshobora gufata ino mashini. Iriya modoka nabwo nakibuka ko nazanye nayo. Ukiruka kana? Suri mushiki wanjye. Muwafata? Nagufungisha. Sha. Naguze ibintu. Hasi umugore wawe. Baby! Karamani. Hasi wowe. Nagora ko umusazi yadusuye. Meze neza. Shana ari umukumbuye ko rumaze igihe utadusura. Shana kazi. Kampani kenshi. Warakabonye. Mani shimwe. Uziko narimo arankorera. Nagashaka gushaka umugabo. Kubera iki? Tumva mubaza. Hano ntabwo mujya mwakira abashyitsi. Igifu cyera twakira abashyitsi sheri ahubwo twakiriza gake. Hari champagne, hari wine. Ntabwo yanywana inzoga namwica. Hari juice. Umva mubwire genda ndebere fanta umumere. Hari fanta na ya citron. Naratangira komande Komande. Ndebe ko rero sibyo? Sibyo. Umva mubwire muzanire fanta. Umureti nawe uze kubikurikirana. Asundi ko abaye biza cyane mu biki. Ndaje. Okay. Asenda uvaho ndetse umugore wawe. Njye nibagirwa.
Uribagirwa. Musheri. Musheri. Ariko wajya basi wajya unamenya ko nashatse nawe umuntu w'umugabo afite urugo basi ukabanyubahira. Nese naje nkabasiriye. Naje nkahita mbasiriye. Wasiriye wowe umvisha ibintu watse. Ndakubajije ibyo gushaka umugabo uhise umujyana mu byo mu gikoni. Afashe wagiye kubwira sibyo ratama. Umushyitsi sabaho no musaza. Tatavya seyendere. Ako ntabwo. Ataramase cyangwa ikintu yamvugisha. Ega bafite icyaka ni bafite icyaka bakumbe gusangira. Cheers na brother we. Nuba. Wawe? Uyaba niko ateye. Nuva ngiyo duhuye waransaza mu mutwe. Ibaza nabi nawe. Ariko nje nikunda. Akazi se nagasoje ko nari ndimo. Ariko nje nikundira ukuntu nyine aba yakwisanzuye rega niwe wafite sheri. Mama yaramunsigiye nyine ngomba kumurera. Shari. Yaza kuntetesha n'ubundi kandi anakuze. Noneho ibaze urumva ibaze ukuntu ari umusazi kuri yari umwana mwiza ibaze na Samo yo bahahurira we subize ukuntu none na Samo ari umwana mwiza ibaze yo bahahurira twari bwishime mpaka bugake Siri kubaye gutyo ndakubwiye kangahe ariko byibuze ujye unyibera ko ndi umugabo wawe Nuse nkozi iri cicika ujye unyibera ko ndi umugabo wawe nkozi iri ko sase kwa mbere Samo mu nzu kwa kabiri Samo mu nzu kwa gatatu Samo mu nzu ku kazi Samo no mu rugo rwanjye Samo ariko ubona ndajya mvuga n'ugatekereza ko urazi kuvuga nabi nakubwiye kangahe ko Samo namusha ndakubwiye ngo ntega amatwi unyumve ndi umugabo hano kiri wanyu nawe ushatse ntabwo wanshatse ku kazi ngo Samo mu rugo ngo Samo azava mu matwi yagira ryari uri mu rugo rwanjye n'urugo rwa Samo Samo azajya aravuga mu rugo nawe uravuga Samo mu rugo rwanjye Siri wacha no nashinze nshaka n'uvuga wanyumvishe ndega amatwi unyumve wanyumvishe Siri ikibi cyose usigaye mvugiramo okay wabonye ko ngukunda ushaka kumfata nk'agapupu ushaka kumfata nk'uko wishakiye wa mugore nuko ngukunda nakubwiye ko nagukubise kera no ndekura Siri uzi ubushize njye nawe twapfuye iki ndemera ncisha make nk'umugabo ndemera ncisha make nk'umugabo ese basi hari icyo nigeze mwima muri buno buzima kari wowe nkorera mugore wanjye kubizi ko ngukunda Samo ahora gute mu rugo rwanjye Siri gwambabari ukanyumva ariko reka nkubwire ubu nibwo ubonye ko nakumva inshuro zose nakumvishije mu buzima bwawe nagukuye mu rugo iwanyu nkuteze amatwi majije kukumva mpitamo kugira umugore wanjye narakumvishije uri kubyumva n'uburu wanjye kubera ko nkutega amatwi nkakumva ubu nibwo yibutse ko nakumva wowe wa mugore reka nkubwire ahubwo sinzi ibyo umajije kwigira wambabariye naguhaye umutima wanjye ahubwo usigaye ariko nanjye ndagukunda urabizi urankunda none Samo amara iki mu rugo rwacu kandi muramubaza nakugusobanuriye Samo icyo dupfana nakazi ariko niba utabishaka ntago bizongera ntago Samo yaduteranye akoze gushona guhindura akazi utabizi neza yego rigani ntabwo Samo yatubuza umunezero mu rugo rwacu twamukura mu buzima bwacu kandi tugakomeza tukabaho kandi twishimye ibintu wabishobora wowe nabishobora pe nabonye Samo ari imbere yanjye Samo azi imbere ya Shalom aza nyuma Samo akabanza iteka ryose Samo n'ugoramo niwe Samo ugora mu mutwe wawe hani iyo Samo yaba ari uri imbere aka kanya niyo nakabaye mbana nawe ariko kubera yuko mbana nawe ni wowe uri imbere wanyumvishe ko umuntu mbona nsaba Imana wa mugore we mbona nsaba Imana ngo umutima wagukunze waguhisemo ntuzigere wicuza kubera ko wamunkomerekeje bikabije ntabwo uzigera wicuza ndagusezeranya gendera mu byo wari urimo nta kibazo basi se urambabariye baby mbabarira okay kwa mbere Samo kwa kabiri Samo mu rugo rwanjye oya uyu nguyu niwe Jesus wa business yacu ako byaradutabaye ako rero nose ari ngiye gukora wenyine oya ahubwo bigaragara nkaho ari wowe ukora wenyine kuko buri munsi umuntu wese ajya kugwa mu kama uzi ko nikanze oh wow ladies first okay Ooh, I know. That is nice. Thank you. you're welcome Oya reba nk'uyu nguyu umuntu apfa kuvuga ngo tuguye mu kamanga umuntu wa mbere
reka rero nkwesoni ndokusana ibintu ejo byambayeho urabizi ko hari amadokima nari mfite kumenya ngo byagenze gute ibitotsi bimfate njye kwiryamira ntabisoje murakoze mu gitondo mbitekereje nsanga ndi hasi. Cheers guys, naona muri story ni nyinshi. Cheers. Niko umunsi nk'uyu rero wari ukenewe urumva twaherukaga kera kameme. Ukenewe. Ariko nyine tubisoje waramfashije pe. Yakoze sinjye nyine nawe pe subizi. Yaramfashije. I appreciate you. Uri umuntu mwiza. Urumva teamwork ibikenewe mu kazi kameme. Ntago nabona ibintu bipfa ngo nuko ngo uri muri ntuza yawe kariya yawe cyangwa se ngo ntibindeba. Ntago nareka ibintu bipfe kandi turi muri company imwe. Tugomba ku hand in hand. Hari ibyo na notisinze hari mwene wacu hano yenda kujya kugira akagwa muri manka cyagiye byanze kubalansinga. Nagiye kubona mbona umusore wacu atubereye super hariya bita super nka Superman urakoze. Watubereye Superman uramusavinga. I was like okay it's fine ko nanjye ushobora kuzagwa muri manka cyangwa se ushobora kuzahura n'ikibazo one of you ashobora kuza nkavaringa biba ako Samu uri umuntu mwiza ku buryo utabura mu gihe uhuye n'ikibazo sinanoho. Thank you. Natwe twe waratuzahuye nkawe nkande nkawe nyine nkawe yaradufashije twembi. Anyways Roxane nizere ko utagiye kugarura bya bintu. I have a confession. Abagiye kugarura ese undi Dr. wari wobaye ahubwo reka let me confess guys none se biteye isoni nako ariko nta kibazo. Jewe I am sorry cyagiye nabonye wagira ngo ndimo ndababothering at some point wenda nabinjire mu buzima. I'm sorry but nge ndimo ndibariza tu. No, it's fine bibaho gusa hari ukuntu nyine turi inshuti nyine ahubwo turi inshuti. I know atari wowe kuvuga ngo eka nkwereke nongere ngushotore. Murakonze ese we thank you. You are just a good friend. Waba ugira umuntu uguha kandi ese mwaba muzi yuko indabo zitangwa no mu gihe mwagiye kuri date n'inshuti mukorana. Roxane na bagiye baramamaga. Oye ninde sugiye kutubiriza ko turabeshyana muri iyi minsi. Okay basi as a team. Anyways cheers kugira ngo tutagenda. The strong team together forever. Since mwabonanye nk'abakunzi rero ako nizere ko utagiye kubera karabo n'iki cyangwa gutiza ugasohokane. Murakoze ese we mukanigendera murakoze. Anyways umva enjoy your night. Reka njye kureba umugabo tubeshyana nako dukundana mama muryoherwe. I love you people. Okay bye. Thank you. Ase ura ntaga tubeshye nyine kamubwire ujye unungura muri buno buzima use wari ugafite. I'm such a romantic boy. Somehow ntago njye mbyizera asubundi ujye ugakura nyine cyagiye waranunguye n'uyu munsi urabona nawe uranungura wenda ndi mu magicien iragutya. urimo kumbeye oya umuntu yakunda umuntu ukuntu nyine uri yaranje kugira ngo ubashe kumushimisha. Ngewe birashimishije kurushaho ko
ukuntu umuntu abangamirwa ntabwo yatuma twisanzurana. oya ntabwo nakizera ikintu ushatse kuvuga kuba yari yicaye hano yabo byari bimeze I neza. didn't expect ko yagomba kugenda ariko ntabwo agize neza ko cyangwa sha wabimubwiye you and I we can have fun together. okay cyekoza nanone biba bikenewe nese ntabwo wigeze umbwira cyagiye wagize ryari wageze amahoro ya urumva burya nawe uzajya utekereza akantu hari ukuntu amasaha runaka utahamagara umugore w'umugabo. Yeah, you have to respect. Even in SMS ntago napfa kuko hari igihe ishobora kuza wenda bwana ari hafi aho ugasanga ibibazo bibaye ibibazo. Yeah, cyangwa se company barayifunze. Hano nawe nabonye ari ikigabo cy'ingagari. wabonye mva kabisa. Yeah, that's the reason why ntigeze nkubwira ariko I'm sorry. ako nyine byaramuhoro byose. Yeah, byaramuhoro. I'm very happy. nanjye ndishimye kuba ndi kumwe Kuri nawe. yeah. Munsi nk'uyu tuzajye tuwibuka dufate no tujye n'ahandi. Why not tutajya no ahantu hari amazi ramo. Sibyo. Urabinyemereye. Yeah, don't think about it. Just say yes. Of course, yes. Thank you very much. Welcome. Can I just say a little kiss? Kiss Yeah, again. just say a simple kiss. Little kiss. Uratinya abantu? Sam, aha ni muri hotel. Hahurira abantu benshi. But no people around here. Nta muntu uhari. Ariko in case bashobora kuza. Oya ntukagitekereza negativity just. Tinya gufata risk. Wako of course nyine nk'umuntu uri marriage. Urumva biri. Yeah, ndabyumva ariko nk'ubu twakabaye twakana. Just a simple one, please. I'm begging. Please. Sam, you know I love you ariko ahantu hari public. There is no people around. Don't be shy. Nta kibazo. Kandi hano se hari camera, no camera around. Okay. You can even sit, no problem. No, it's okay. How do you feel? Nyine numva misenge isoni zawe. Yeah, it's fine. Kameme we are mature. Because I'm very happy kandi ndishimye biranshimije cyane umva. Mubwire. Yes. Uziko ibintu usigaye nkwera bisigaye bituma numva ndimo kugenda ibindi byishirireho. Unkunda. Oh. Allô? Oui. Ni sawa sister. Umeze bite? Ndi mu rugo? Kuri gate? Umeze neza? Nshire ko numva uri kurira. Umeze neza? Sawa ndaje none ndaje. None yanjye isaba iki koko none?
umva waje kubagaza hari ikindi mbona ni imodoka nyine iparitse ubaye iki bawitonze nde muntu gukoze ibintu byo kujya kumbwira ngo nshake nakubwiye ngo iki itonde gake ibi byo kujya kumbwira ngo nshake umugore wawe simubonye n'undi mugabo hano hirya ninde umugore we nticanye n'undi mugabo w'amaso manini w'ikije yakimeze gutya aya masaha ari mu rugo nturi mu nzu wenyine yakubwiye ko agiye hehe wimbwira ngo nuze abantu wimbwira bro nicyo pfa nawe wimbwira ngo nuze umugore wawe ari hehe ubu ngubu aya masaha akiri ku kazi aya masaha agiye mwibone muri kano kabari kaha hirya akabari njyewe sanyu amaso yanjye rebanye n'umugore wawe yicaye n'umugabo mu kabari aya masaha uretse mvuga rega amatwi uvuye hehe aho wamwe ibiki baguhaye urumva amagambo muri restaurant mukaruka urumva ibintu uri kuvuga wamwe ibiki baguhaye tuzane umutwe wawe tuganire sibyo mva ba brother tukubahane sibyo sindi umusinzi sindi injiji sindi ntabwo watangiye kunywa ibyo bwenge ryari kunzi ko nabyumva ahubwo uri kumva amagambo muri murambwira noneho ngaha ahubwo we bakobye ubwenge bwawe ryari ku buryo nkubwira ibintu ugiye sister wawe ukumva ko ndi nasinze kandi sire mu rugo ndumva cyane tugende mu kwereke nimba wumva nkubeshya ngwiki ngwira tujyane mu kwereke nimba wumva sister nkubeshya mvambwira siga imodoka nyinshi paritse ahanga amapranka twakoze arahagije maje gukura mfite umuryango mfite famille utuvugana mu bintu ngira nkinisha sibyo nubaho famille yawe nuba n'umugore wawe ngo umugore waje kubona undi mugabo ubyira kuvuga urabizi cyangwa urimo urakina nusanga ntabishye biragenda gute mbere yuko tuvanga mvuga n'ibitutsi byose unyise unyise umusinzi ntabwo ngututse unyise umusazi wa karayesi ibi birimo uravuga uri kubyumva bawitonze unyise umusazi unyise umusinzi unyise injiji umpinduye ubusa nusanga binkoraho urankora warankuye nusanga ntakubeshya biragenda bite sister sister se ribacuma mu bugari mvambwire sanyo urabizi neza kuri mushiki wanjye niwe wenyine nsigaranye niwe famille nsigaranye kuri iyi si sibyo se nusanga nakubeshya mvambwire aya magambo uri kumbwira arimo arankomeretsa ku mutima nusanga nakubeshya urabigenza gute ngo nsubiza icyo ngusaba urakimpa ntaribi tugende fata hano ngwira nkutwaye mu modoka yanjye bwira niko se tugende ase ngwino ase kutari kurya kuri tuno tuntu ni twiza Miss Girl uko mukamutujyaye nyine numva naduhaze numva naduhazemo ariko wowe ushaka sava oya it's fine nagari nta mpamvu yo ku si ngombwa ko umuntu atumaramo ushobora no kuhodaringa ikindi kintu ushaka kurya ya ntugire isoni rwose kabisa se ndodaringa iki da icyo wumva ushaka ariko meze neza yeah I'm okay sure no kuri meze neza yeah don't be shy you can hold down whatever you want yeah urabizi ntabwo nagurije kutari kundeba bite twavuganye mbere yuko tuza hano ndabona muri mu kazi umeze neza muri mu kazi muri kuri mashini zacicikanye icaro ngaho muri kuri mashini mwabaye bize akazi kababanye kenshi sibyo akazi kababanye benshi muri kuri mashini aha ni ku kazi wari uri nk'uko wabimbwiraga ko ndi umugabo mwiza w'igikundiro umugore agomba gutaha kare akamwitaho I see oya utahaguruka Sam uri inshuti yanjye Sam uri inshuti yanjye Sam njye narakwizeye
Sam narakwizeye ngufata nk'inshuti yanjye, ngufata nka mukuru wanjye. Sam nagufashe nk'umuntu ushobora kumfasha kubaka urugo rwanjye. Sam, umugore wanjye mbimubwira kanyitinjije. Ibi ni biki muri manga? ese watsanga gusobanurira. Nari imbere y'Imana ko nta gitsina gore nzigira mpuza amaboko yanjye ngo ndike kugikubita. Wa mugore we, ndagusabye none aha ngaha unege amatwi unyumve. Unege ariko utamena telefone yarameze. muricaye muri kunywa champagne sibyo? Reka duce dusagire twese turi batatu. Noneho ibiganiro mwaganiraga tubiganire twese turi kumwe sibyo? Sheri wanyu. Ariko iki umuntu yakora igitsina gore kugira ngo ki? Sheri wambabariye. What happened? Ni musaza wanjye yashakiye umugore. Ese Sheri wambabariye. Nabikubwiye inshuro nyinshi. Nabikubwiye inshuro nyinshi jewe. Ungite ikigoryi umbwire ko pfuwe. Umva. Ibintu Sam ndagusabye, Sam ndaguruka. Sam icara ngaho. Sam choke. Please, I beg. Izi nzu ndabyaza n'umugore wanjye. You see? Uri ndabyaza n'umugore wanjye. Izi nzu ndabyaza n'umugore wanjye. Ichara. Thank you very much. Ichara. Sam, uzi mwanzuro hano nanga. Uba ubwire ba. Uba ubwire ngo ikintu cyane. Man. Ahari wenda ashobora kuba ari byo wamuhaye kurenza ibyo namuhaye. Wamuhaye urukundo rurenze ngewe urwo namuhaye. Sibyo se? Bondo uramuhagije birenze ngewe uko muhagije. Man, ngakira basi. Mereza ikiganza cyawe. Ikiganza cyawe, please. Ndakwica. Ndabashingiranyije imbere y'Imana. Nuko mwakundanye mukabimisha, nakomeza kuba ikigoryi. Noneho umutware w'umugore wawe ubuzima bwawe bwose. Sam, kuki ushaka kumura ibintu bimeze gutya? Nakwizeye nagufashe nk'umukuru wanjye. Ni wowe unsenyeye, ni wowe unsenye urugo. Sam, uramemukiye. Sam, uramemukiye man. Nakwimiki. Nagwebye byose nari mfite. Nakurutishije mushiki wanjye mama yansigiye. Wenyine mugira umugore wanjye w'ubuzima bwanjye. Uhisemo kumfata nkaho nta kintu nsobanuye mu buzima bwawe. Ese nta kintu kimwe nigeze nkumarira mu Sharon. Okay. Basi nyumva mushiki wawe. Wanyumvishe. No, Utari umwanya? Atari umwanya. Kwera abantu b'ibigoryi ahubwo babaye ibigoryi kuva kera. These ones, they are the stupid ones. Please, I beg, sit. Sit. Sharon. God, this is Ntababwira. Let me talk to this people. You. Bureka gato nawe jyubugwa. We, umva mubwira. I talk to you. Ntabwo nakubwiye. Aba bantu. Harya ngo mwumvizo ntabwo ndabizi. You people. Woman whatever. Womanizer. Husband snatchers. Wahonye ku rugo rwanjye rutubatse neza nk'uko wagombaga kuba rwubatse. Ahari wenda uyu mugore uzamugirira akamaro karenze ko nari kuzamugirira.
kandi uzamukunde kutwara tuzamukunde. It is okay. Mutwara umugumane. Mutwara umugumane agenda n'umugore wawe ubuzima bwawe bwose. Kandi nawe. Honey, no. Ntuzigere n'umunsi wari mwunge no kumamaga kuri telefone. Wambabariye. Ntuzonye no guhindukira. Wambabariye kumva icyabine basi. Honey, wambabariye. Mubwira rakuru. Basi honey ndagukunda basi wampaye umunota umwe. Wavumbura. Honey, wambabariye. Nakubwiye ngo uvuga. Basi mbabarana bitewe ariko byagize uvuze utamfashe. wasi wambabariye. Njye cyabiguteye se nabitewe nuko wenda ko bagoye gucuta uburengeje akagenda uyu mugore ni igicucu nta soni iri gukaza ukabinkorera imbere. This man is my friend akaza akabikorera imbere yanjye. bro wanjye sibyo ni ibyaba babiri reka bivuganire bikomeze nayo kwenyegeza sibyo ntabwo wigize uvuga ngo bimubwire so tetwa. You are a sister indeed. Mama babare nabitewe nuko wakundaga kuva mu kazi utinze numbonera umwanya uko bikwiriye wenda gusa ntabwo byari bikwiye ko basi nkora igikorwa nk'icyo ariko ndakwinginze mama y'irwa ya kabiri hari bro wiri sharo kangira icyo nanjye mubwiye suri musaza wanjye sinkukunda nega amatwi urankomerekeje my brother sinkukunda sinjye waje nkaguhamagara nega amatwi nkubwira ikintu kimwe sibyo gusenya ntabwo ariyo muti w'ikibazo ntabwo aricyo gisubizo mwiyunga umubare mugende mwicare mu rugo muganire kino kibazo kirangira ni ukuri amahirwe ya kabiri wangerageje nanone ndakwinginze hani ndakwinginze amahirwe ya kabiri wamumbwire bese hani wambabariye ndikumva nagutinya ndikumva umeze nkaho uri inyamaswa. Shalom niba warankunze wambabariye ko wambabariye please zisa nyine icyo ukwiye gukora ni uguceceka nkaho nta kintu na kimwe cyabera hano kikureba. Urakoze cyane nanjye nicaye ntegereje icyavuga. nta jambo ntabwo wari ubizi ko yari umugore wa ni wari ubizi ko buri gihe unahanira umugore wanjye ngumva ko ari ubushuti busanzwe kumva nuko ufite ikintu ugambiriye sawa samurame muki asani mwambabariye please brother nta kintu nabirenza nta magambo kuvuga. I'm sorry, I'm really sorry. That's it. Mama amahirwe ya kabiri ko mwinginze. Sorry. Anyways, reka reba hano mubwire. Babyita What's the kid? Karma is what? What's the kid? Whatever. Bye. Sam Chalonga. Good luck. Chalonga. Chalonga. Yembe n'ubundi bisa nkaho nari hagati yanyu babangamiye. Nasa nkaho nari ndi hagati yanyu meze nka doda niri mu muhanda ukeneye kugenderwamo cyane. Mugumane kandi muzabana iteka ryose. Oya, no. Muzarambane. Oya. Sam, uransenye kandi ntabwo bizigera biguye. Uramenye ntabwo bizaguye. Ndabikora imbere y'Imana. No. Why? Ntabwo urabizi nagukundaga pe ariko ntabwo dushobora kubana ntabwo bishoboka. I'm really sorry. No! Sam, no! Don't touch me, I'm really sorry. Sam,
tell me you love me, you know? Don't forget your phone. kubasuhuza abakunzi ba Ganza film nizeye ko mumeze neza yaba bari mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Ngira ngo mubonye episode itambutse, mubonye iriya famille ubuzima bari babayemo. So hano harimo ibintu bibiri, harimo kubura umugore ukiga kwihangana no kunyurwa n'umugabo washatse nuko ari, and then ntumve ko ugomba gufata decision yo kumva ko umugabo wawe nta mwanya gufitiye, yo kumva ko umugabo wawe ari bize mu bindi. Ahubwo mu gihe ubonye ikibazo kibayeho, mwicaze muganire, mumenye nyine ikiri gutera icyo kintu, niki twakora kugira ngo iki kintu gihinduke, niki twakora ngo iki kintu kiveho. Ikindi cya kabiri, wa mugabo wihereza akanya kazi gusa n'indi mirimo cyangwa inshuti zawe zonyine, wumve ko utahereza umwanya umuryango ni ikintu gikomeye. Numwe mu mwanya uzamutera gukora ibintu bidakwiriye. Nuwima umwanya umuryango wawe, niho handi uzasanga abana batakwiyumvamo, niho handi uzasanga ibintu byinshi biri gupfa kandi bize bikwiturira. Akazi ni keza, akazi ni ngombwa kuko niko gatuma mubaho, ariko wowe ukumva ko ariko konyine ugomba kwimariramo. Fata umwanya uhereze umuryango wawe umwanya, ureke kumva ko wahereza umwanya inshuti, wahereza umwanya akazi. Wumve ko umuryango uza mbere y'ibyo bintu byose. Ushobora kuba udafite umwanya ariko ukagerageza ka kanya gatoya ubonye, nk'uko utananirwa kurya, nk'uko utananirwa koga ngo wiyiteho, ni nako ugomba kutananirwa kwita ku muryango wawe. Nawe wa mugore we, wica inyuma umugabo wawe ngo wumve ko ugomba kugira gute, kubigira urwitwazo ko umugabo atari kuboneka. Tekereza ko ari mu kazi, ari gushaka ibibatunga, nawe wiba bize mu bindi. Ahubwo nawe tekereza ube bize mu biteza imbere umuryango. Wiba imburamukoro, wiba umwana, wiba nyine wishaka gutekereza ko umugate kuguha umwanya hari ibindi arimo. Wumve ko iyambere ari kujya mu bandi bakaba, ni ukugusenya nta kintu azagukorera. Tuganire n'abagabo bacu n'abagore bacu, ikibazo kibeho tukiganireho kirangire, kandi twihanire kureka. Nimba umbwiye ati ngenda ndihanye ndetse iki kirekure burundu, kuko ntago tubana n'abamarayika, tubana n'abantu kandi turakosa. Mu gukosa rero urahana cyangwa ukabwirwa ukikosora. Ikosa ritabayeho ntiwamenya ikibi, kandi ntago wakosa umenye ko wakosheje. Ugira umuntu ukubwira ikosa wagize, sibyo? Murakoze, mukomeze mukore subscribe, share na comment. Bye bye.